badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe nkubwira ikintu raja mbakundira ntago bita ku magambo abantu bose babwira magambo mabi nyine bavuga ngo ibiririmba ngibiki ntago nyine ibyo byitaho cyane bo bakomeza nyine kuririmba ibintu byabo. Wowe nka Shakira uramutse ukundanye no mu diaspora akakubwira ngo sheri wanje ndagukumbuye ihangane kubita ibipfunsi inzu uwomora inkingi umfatira aka video kanyoherereza Shakira yabikora ngiye navuga ngo nkwereke teguze wirukira ugusiga ugasiga ugusanga nugakinishe umutima wundi kuko abafite uwamukunda gihe kizaza. Sano TV, born to entertain. Nobigumane tugiye gutangira. Yes, twongeye kubaha ikaze rero mwese abakunzi ba Sano TV. Dushimira abakomeje gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu abakora share abakanda like ndetse namwe muduha ibitekerezo by'ibyo twahindura umunsi ku munsi tubaye ikaze. Turi kumwe n'umukobwa hano mwiza ariko njyubaha ikaze ndi inyamibwa inyurana n'impunzi ni imanzi itagira ubwoba ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndi rutindukira gutabara ab'inkerensi ntidutabarana nzi icyo nzamarira ingoma. Nitwa Beat Killer, iyi ni Sano TV. Reka duhe ikaze uyu mutumirwa wacu uyu munsi murakoze cyane Beat Killer we. Witwa nde? Nitwa Shakira. Oya ivuge nk'umuririmbyi. Kuko nitwa SHAKILLAH. Wite SHAKILLAH. Rese mali bro kuri guseka bite. Witwa SHAKILLAH. Yes. SHAKILLAH bifatanye cyangwa ni Shakilla na Love? Yego. Ubwo witwa SHAKILLAH. Shakira makuru. Sawa. Kuraka isi kandi twatangiye. Oya sha ntago raraka. Nabaye seri. Uyu munsi rero turakwakiriye kuri Sano TV. Murakoze. Wambaye neza ariko agatonga. Thank you. Baze kudufasha bahere ku iyo nkweto nziza. Iyo nkweto ni bwoko ki? We ntumbaze. Ntago mbizi. Tamale. Ntayo ariko nawe bagukunza bati uyu mukobwa mwiza witonda akoshemana. Wizani ibyo. None dore utagiye kumwira nabi bahise bavuga ati si wa mukobwa kumbe. Ako ntuzane ibintu by'imyambarire. Oya wambaye neza. Urakoze. Baze kwerekana nyine kuva ku iyo nkweto nziza cyane bazamuke na socks zisa n'umusatsi ndetse n'ikanzu. Wambaye neza cyane. Sha urakoze kabisa. Shaki bimeze bite se nk'iyi minsi mu ruhando rwa entertainment beso makuru buri kuyakurikirana cyangwa Shakira bari aho ngaho gusa mbere yuko tuvuga wenda icyatumye uyu munsi tugiye kukwereka abakunzi ba Sano TV. Sha makuru ni meza. So warakajwe n'iki mwana wanjye? Ntago narakaye. Ende kubaza ujye ukurikirana imyidagaduro. Ntago ari cyane. Ntago ari cyane. Ako ko biri. Shakira mu Rwanda kunduwe muhanzi. Nkunda Beat Killer. Nkunda na Nessa. Kunda Beat Killer na Nessa. Kabisa abahanzi ba danje twemera dukunda mu Rwanda. Abo ni bo banye kabisa. Beat Killer ndetse na Nessa. Ari indirimbo yabuze. Oya ntago nabanyize mu mutwe ariko. Ako amazina yazo. Atari za zindi ahubwo za zindi. Yereka ngubwire nzi indirimbo ya Beat Killer bita kado y'ingegera. Yego. Uri muraseka. Kado y'ingegera. Yego. Dayin. Nessa nawe nzi indirimbo yiwe ari kumwe na Bulldog. Yitwa GOG. Yego. Nessa watangiye kumukunda ryari Shaki? Shani vuba. Umenye vuba.
2022 Shaki nimba atari bagufite imyaka ingahe 22 kuba kundakariye so oya ndakubashye we ntago nyamfa ku myaka yanjye itaza n'ibintu nk'ibyo ufite imyaka 22. Okay, reka tugaruke gatoya. Wari ukomoje ku bahanzi ukunda cyangwa se ufana muri muzika nyarwanda. Nessa na Beatkiller. Nessa na Beatkiller ni abantu baririmba indirimbo zigakundwa n'abantu nubwo ziba zitacuranzwe kuri radio. Wumva hanini kuba baririmba indirimbo wenda zikaba zirimo ama content cyangwa se amagambo amwe namwe yatuma zitajya kuri radio, bese cyangwa se ubundi niki cyagukuruye muri muzike yabo? Ujishe bari abatipe baririmba neza, ngiye nkunda amajwi yabo bose uri kumva, ariko barumva ikintu gituma nyine ngo izo ndirimbo batazinyuza ku maradiyo n'ibiki ibintu nk'ibyo. Bafite ukuntu baririmbamo nyine ibintu bitiyubashye, ariko twebwe turabikunda, ngenda bikunda kuko reka nkubwire mbwira nkubwire ikintu raje mbakundira, ntago bita ku magambo abantu bose babwira. Magambo mabi nyine bavuga ngo ibiririmba ngibiki, ntago nyine ibyo babyitaho cyane, bo bakomeza nyine kuririmba ibintu byabo to. Bo biririmbira bakora muzike yabo nubwo itaca kuri radio, ariko ugasanga umuziki wabo wakunzwe kurusha n'uw'abantu baciye ku maradiyo. Efo noneho ubundi biranja bute waguhuza na Beatkiller na Nessa nicyo ahita ubabwira direct mu gihugu. Wengiye reka nkubwire muye na Nessa namubwira ko mukunda, uri kumva umuntu uguhaye igitekerezo. Aha Nessa ngiye duye namubwira, ariko cyane cyane nkunda Nessa, nabwira Nessa ko mukunda ewana na collabo kuko nzi kuririmba my friend. Okay, njyewe bwira ijambo. Okay, hereza message Nessa. Ako ka video ndibugakate nkamuhereze Nessa. Nessa ndamukunda ari kumva. Yego. Ariko ewana mari kumbagara Nessa ndamukunda ari kumva. Barega ubwire kwiriza ko nakira avuga ko ari yari kugenda. Mbwira uri kumva rata kwini watubariye. Nessa ndamukunda urumva, aririmba neza, nkunda ijwi rye, nkunda n'ibintu aririmba ngewe. Mbese ubwo icyo wifuza kuri Nessa none usa? Icyo nifuza kuri Nessa, nifuza kuri Nessa ni collabo, kubera ko aririmba neza, nkunda ijwi rye, n'adukoranye indirimbo ngiye byanshimisha. None se ubwo wishimiye kuzaririmba indirimbo yawe nticurangwe kuri radio nawe? Oya ngewe ntabwo. Cyangwa yacuranga itacurangwe, cyangwa umwana ukuzaba uri kuririmbana na Nessa? Oya dore tuzahindura ko mfite amakuru ko muri iyi minsi ngo ushaka kuririmba gakondo. Ewana mbirimo byatari kuko ndabikunda, nkunda gukora amakavu. Wenda mbere yuko tugira ibindi tuganiraho, reka tubanze dukomoze ku muziki wawe, ku ibyo bintu ushaka kwinjiramo byo kuririmba. Niki cyagwa inspiration yo kuza muri music? Mbese igihe uzaba ugeze mu gisata cy'umuziki uzaba uje kuririmba iyihe njyana? Twitegure SHAKILLAH mu muziki nyarwanda. Muri gakondo uzaririmba gakondo ndayikunda. Shaka uzi kubyina? Ntago nzi kubyina. Ukunda gakondo? Nkunda gakondo, ntago nzi kuzibyina, ariko nzi kuririmba. Uzi kuririmba? Duhe akapera turirimbireho gato cyane, amasegonda ni bose wabarese nkaza kurimba mukanya. Wowe umbaza ibindi mukanya ndakuririmbira, sijaka muririmbira ndabikora, wumva utuje. Wumva utuje kandi ndabikora. Oya turirimbireho gato. Turirimbireho gake. Reka nkubwire wiyingora uyimvuna ndabikora, kaye twubahane. Nessa biramubabaje. Nessa kurera kino kiganiro agira ngo yumve umuntu azahakora bukabasha. N'ubundi arabyibuza uzize ngo uragenda ntaririmbye. Okay, waturimbiyeho ku ndirimbo isanzwe twese tuzi ya gakondo mukanya. Wowe ubwo reka ngo Esther reka kumvuna tube tuvuga ibindi bintu, ariko mukanya ndagutamo nibyo nyine. Story yawe yafi bikire kigaro cyapfuye mugisha kuri.
noneho reka wenda tuganireho tugaruke mu gisata cy'imyidagaduro ho gatoya mu minsi ishize muri Kigali iyo turimo Kigali urimo nanjye ndimo n'abandi barimo hamaze iminsi amashusho ibintu koko video hamaze iminsi video zaciye ibintu uyu munsi twabonye video ya Queen umukobwa yitwa Queen Alpha yitwa Queen Runa tubonye Runa Queen adutayemo aka video akurikiyeho uriho muri Kigali Boss Babies yitwa Modo what yitwa Modo Isimbi Modo nawe adutayemo video mbese ari amashusho y'urukozasoni amaze iminsi ajya hanze y'abakobwa b'i Kigali bambaye ubusa urabivuga iki nge nta kintu nabivuga ariko n'uburenganzira bwabo kubikora umuntu uzajya wumva ashaka kubikora ajya abikora n'uburenganzira bwe wana gusa nge sinzabikora ariko nta kintu nabivugaho none se Shaki abantu benshi bagiye batanga ibitekerezo baravuga ngo bari abakobwa abenshi usanga bakundana n'abadiaspora kuko baba bari muri Amerika cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu akavuga ati sheri ifoto wambaye ubusa uyinyoherereza bari abakobwa ngo bamara kubikora yamara gushwana n'uwo musore yayoherereje umusore akayita hanze wowe nka Shakira uramutse ukundanye n'umudiaspora akakubwira ngo sheri wanjye ndagukumbuye ihangane kubita ibipfunsi inzu uwomora inkingi umfatira aka video kanyoherereza Shakira yabikora ngewe navuga ngo nkwereke teguze nkwereke ntabwo nakwifotora ngo yimwoherereze wowe mbese ku mukunzi wa prefera ko wamwereka muri teguze cyangwa umbwire ngenze nkwereke ibyo ushaka kureba ubwo bari abakobwa bamaze iminsi babikora bababwira iki nicyo bababwira sha mujye mutega amari mujye kubareba none se ibintu byo kwifotora ntabwo ari byiza ngewe namusanga ariko bari ababebi nta kintu ndi bubavugeho to kuko ni ibyabo ntabwo ngiye mbizi sinshaka no kubimenya ntabwo bavuga ku mucuruzi uri kwamamaza ibikorwa bye oya nimba bimwinjiriza ariko nabikora none se ko abandi ahanini usanga abantu batari kubyumva kimwe bamwe baravuga ngo baba bazohereje abakunzi babo abandi bakavuga ngo bari abakobwa baba bakora umwuga wo kwicuruza ugasanga ziriya video ni nk'uburyo bwo kwamamaza aho ni sawa cyane nimba icyo muri ibyo ni iki aha nimba bari kwamamaza kandi bizaba amafaranga nibakomerezaho ku kantu ni umuti okay twari twavuze ku bya sheri wawe ari sheri wawe ukubwiye ngo Shakira nyoherereza video yawe wambaye ubusa uratubwira uti ntago nayimuha none hajemo akantu ko kwamamaza no gucuruza uravuga uti wabikora ndeka nkubwire nawe wafata video bari buguha amafaranga na amafaranga angahe baguha kugira ngo ufate video wambaye ubusa amafaranga bamwe ayo nshaka yose wowe vuga ayo ushaka ayo wumva baguha kugira ngo ifotozo wambaye ubusa video yawe ijye hanze ariko iyo video nubwo nayifata ntabwo nawe ngiye kohereza umukunzi wanjye nabikora ari business kiretse bamuha nka miliyoni 10 iyo yo nayifata wari imbere cyane ego Shaki ya nahitangutamo afate video ari ushobora ko kuri miliyoni 10 wowe zibarushyira hano ngo utebe ibyo ushaka byose wirebere si ukureba gusa ntago birenze ubwo rero kugeza ubu ngubu abari abakobwa bari kugaywa twe kubagaya amafaranga niyo yabibakoresheje cyangwa se dufate point ya mbere abantu baratandukanye cyangwa aho bigeze ntabwo ushaka kongera kubivuga wowe ushobora kumugaye ko nge simugaye we ntabwo wamugaye ku giti cyawe we ntabwo uri kubagaye sha nimba bari mu kazi ntabwo ndi kubagaye ahubwo bazakwereka aho ukuntu babigenza ahubwo bazanyereka baguhe link bakareka ko ibintu bigenda so reka ibyabo bakobwa tubiveho tugaruke mu gisata cy'imyidagaduro ho gatoya nta bandi bantu ukunda
mu myindagaduro wenda turetse abahanzi, ababyinnyi, aba YouTuber, aba influencer, abasobanuzi. Nkunda Rocky. Ukunda Rocky? Nkunda Rocky sha. Ni nk'iyi filime wakunze Rocky yasobanuye? Hari filime yitwa kandi shamba nzi nyinshi. Mbanzi nyinshi ariko ndayibagiwe. Ni na filime uzi Rocky yasobanuye ariko uramukunda? Mani ndazizi nyinshi kukuntu zibagiwe ntago mbizi nanjye. Watangiye gukunda Rocky ryari? Marikera. Ryari duhe nk'umwaka? Ntago ari kera cyane, ni igihe. Ako maribyo ngiye kumaza bya Rocky tubireke. Bikuremo ngo ubwire undi muntu nkunda ntago ari Rocky. Ibyo Rocky bireke. Yangane ntituzabika. Rocky oya zeribika. Tuzabikate. Rocky azarebe ukuntu wamukunze ukamujabuka. Wakunze kutamujabuka. Rocky impamvu isumbaza ibintu ibi filime yakoze ntago mbyibuka pe. Okay, filime yakoze tuzihorere. Ariko wenda tuvuge watangiye gukunda Rocky ryari? Ushobora no kumukunda utamukundira kasobanura. Rega ngereka nakubwiye ngo byari kutureke. Nyine Rocky ushobora kumukunda Rocky ni bogari ataruka sobanura. Umuntu nkunda atari Rocky. Ninde? Oya nta kibazo bya Rocky twabiretse. Mariga bubwiye. Byavuyemo bya Rocky tubyiye. Ibyo bibora bya Rocky runamukubikoze nkabibona nzakwica. Nukuri kwibara. Wakwica umuntu. Wakwica umuntu. Ahubwo ariko reka tugaruke. Wari watubwiye ngo Rocky ntago ari ukunda. Hari undi muntu ukunda ibya Rocky wari wibagiwe. Oya uzi si impamvu rero nkubwiye gutyo. Nane bagiye ibintu Rocky yakoze n'ibintu mukundira. None numva bigiye kunja ukamita nkubiri. Si umukunda ukari Rocky. Si boga ukava atanamukundira ukari. Rocky niwe nkunda mwana mwisi no mwijuru nta n'umuntu wamondotira. Ariko uri kumbazara. Oya. Ibintu biri seri. Happy ntago ikiganiro nago kamera yavuye. Nizubwo uri murambira iki. Okay, ngaho se mbere yuko dusoza ikiganiro cyangwa se dusatira umusozo. Turirimbire ya ndirimbo ya Meddy. Ariko na gace gatoya. Nta kibazo. Aho isanzuye. Abantu batangiye kugukunda hano. Umufana mandisha. Umva ngumvisha gace nziho gatoya. Nago nyitangira ndane magace. Amagambo 5 nagarenga. Okay, atandatu basi. Okay. Wirukiro gusiga ugasigu gusanga wirukiro gusiga ugasigu gusanga nugakinishe umutima wundi kuko abafite uwamukunda gihe kizaza kudakomeza si guturi ndabyibagiwe. Ariko ngiye ko ngiye ko indirimbo ya gakondo nabo ndimwe kumwa ngo indirimbo ya Meddy. Gaho turirimbira iyo ndirimbo ya gakondo and then dusoza ikiganiro cyacu. Bayimbiri ihe? Turirimbire Lorette. Isaac. Lorette urayizi ya Kamariza. Kanumve ko nyibukaho. Nyabusa mataja matera gahinda namanyagwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa badote agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe banzari gushaka mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe nyabusa matajya matera agahinda n'amanyagwa. Wow. Badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ye mumburize ye nimumburize babyeyi
Tani byo. oya uzi kuririmba none se ubundi kuki kuva Ndagufite. kera Nongeye ko ndi kuri kamera ndagufite. ntabwo byari kurangira utabinkoze urakoze nako kantu kandi ariko bazagakuramo nta kibazo Muzagakuremo. oya kagomba kugumamo nari yes urakoze cyane kuturirimbira abakunzi ba Sano TV ubu ngubu bahise babibona ko uzi kuririmba ndetse n'abamaze kubona ko bazagufana nusora indirimbo subusi tuzabimenya Umva mugomba mu kiganiro cy'ubutaha uje kuturirimbira indirimbo Sana. uzaba wasohoye ikiganiro gikurikiyeho rero ni surprise nzagukorera yo kuguhuza na producer ukunda cyane umva. kuguhuza na producer ukunda cyane Ingo sha. Ewa, ikiganiro gikurikira ibyo bintu nkwemereye kuzabigukorera kuko nawe dufitanye ikiganiro tuzabimubwira mu kiganiro tuzakorana Nari bikabise. mbere yuko dusoza ni iki wabwira abakunzi ba Sano TV ndetse n'abafana bawe muri rusange kuko ubu babaye n'abafana bawe Ndabakunda. Ndabakunda. Ariko umva nanjye mutangiye mwige kunkunda. Kuko ejo bundi ndaje mbatemo. Ndatuma bina kuvuga ngo subscribe. Mukore subscribe kuri channel ya Sano TV. Okay. Shaki, wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro cyacu. Namwe mwakoze babyeyi natashye kandi ubunagiye. Oya umuntu uri kuri kamera aze kongera yereka abakunzi bacu ahereye hasi. Komeza wicare babanze bahere hasi ku rukweto bereka abakunzi ba Sano TV ukuntu Shakira wacu yari yambaye neza. Shaki turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu ndetse n'ubutaha natwe nudukenera igihe uzabasohoye indirimbo ntago uzatubura n'ubutaha tugutumira ariko uzaze Shana mwakoze cyane bakunzi bacu rero mwakoze cyane kudukurikira ndetse no gukomeza kutwereka ko mudukunda njyewe mwari kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi ndi inyamibwa inyurana n'impunzi ndi imanzi itagira ubwoba ubwoko bw'abatinya ntacyo dupfana ndi rutindukira gutabara b'inkirensi ntidutabarana nzi icyo nzamarira ingoma nitwa Bitkira mukomeze mukurikirane Sano TV turabakunda ciao ciao Sano TV, born to entertain.